Mu mujyi wa Kigali, Keza na Juru babanaga bishimye n'intama yabo y'umweru bise Ineza. Barasekaga cyane kandi bagakunda kumarana igihe nk'umuryango. Umunsi umwe nimugoroba, intama yabo Ineza yarabuze. Aho yajyaga iruhukira haribusa. Ibyishimo byahindutse impungenge. Bukeye bwaho bajya kwishakira mu isoko rya Kigali. Babajije abantu benshi, bareba hose, ariko ntibayibona. Icyizere cyatangiye kugabanuka. Kurya birabananira. Basubiye mu rugo, mama Ineza arabahobera. Arabibutsa ko hari umwungeri utigera buri intama ze ari we Yesu Kristo. Bana banjye, muyibuke Zaburi ya 23. Uwiteka ni umwungeri wanjye, ntacyo nzakena. Kandi ko Imana iduha ibyo dukeneye byose. Bizeye ayo magambo, Keza na Juru bagiye mu bice biri hafi y'umujyi. Bumva ijwi bamenyereye hafi y'akagezi k'amazi. Hari ikintu wumvishe? Yego? Bakurikira iryo jwi, babona intama yabo Ineza iri mu byatsi, amahoro ari yose. Barishima cyane. Uwo mugoroba, umuryango wose waranezerewe. Keza na Juru bamenye ko ntacyo babuze, kuko bari bayobowe na Kristo Yesu. Uwiteka ni umwungeri wacu. Iyo dukurikije Yesu Kristo, duhora dubona ibyo dukeneye kandi ntitugende twenyine.